Haleluya. Ni umunezero mwinshi kuba mu nzu y'Imana no kubona akanya keza ko kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Barakoze bene data kubw'ubuhamya kubw'indirimbo. Sinabo ni ikaze mwakoze kuza kubana natwe ku itorero ryacu isaha yose. Ni karibu ni mu nzu ya data, buri wese ahawe ikaze. Ndagira ngo muri aka kanya nongere, bavuze ko turi buze guhura turagira umupira, turakora n'ibindi nyuma ya saa sita, byose ni ivugabutumwa, ariko dukomeje ijambo ryacu yo kwiga ijambo, cyane cyane igice turimo cyo kureba intambwe zirindwi z'ingenzi. Mu gihe tureba intambwe zirindwi z'ingenzi za buri mukristo, ndagira ngo abarimu bari hano bigisha muri Africa Bora, munsi tugiye kwiga ku intambwe yitwa kujya mu matsinda. Izindi tuzagenda tuzikurikizaho uko ibyumweru bizataha. Ijambo turi busome ni ijambo tubona mu byakozwe n'intumwa ibice 2 guhera ku murongo wa 44. Reka twongere dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, basangiraga ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Turebye uyu murongo wonyine urahagije kugira ngo tugire icyo twiga, tureba iby'intumwa zakoraga mu icyo gihe. Mu kanya turabigarukaho. Indi mirongo guhera kuri 43 kugera kuri 47 ni amagambo asubiramo detaye z'ibyo twabonye hano, kuko hano ni ibintu bine tubona: iby'intumwa zigishaga, gusangira ibyabo, kumanyagura umutsima no gusenga. Dusomye hepfo basa nabongera kubisobanura neza. 43 abantu bose bagira ubwoba kuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. 45 ubutunzi bwabo n'ibintu byabo babigaburaga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akenye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye niwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. 47 bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongera abakizwa. Haleluya. Mbere yuko tukiri kwi mirongo itaravaho ikiri hano, reka tugire ibyo tureberamo, tugire icyo twibukiranye. Mwibuke angaha turi mu byakozwe n'intumwa ibice 2. Iyi mirongo turi gusoma ni yahehe? Ibyakozwe n'intumwa kangahe? Mumbwire icyari cyabayeho ni iki? Byakozwe n'intumwa 2 icyari cyabayeho ni iki? Umunsi waki? Umunsi mukuru wa Pentecote wari wabayeho. Abatazi umunsi wa Pentecote, reka dusubire inyuma ngerageze kubasobanurira. Umunsi wa Pentecote tugenekereje muri makeya wari umunsi ntago wabayeho mu isezerano rishya gusa, ahubwo watangiye mu isezerano rya kera. Dusubije amaso inyuma mu isezerano rya kera, Imana yari yarategetse Abisiraheli yuko umunsi wa Pentecote ubundi mu isezerano rya kera bawitaga ni umunsi w'umuganura. Ubundi bahitaga umunsi wo gutanga, kumurikaho abantu babaga bahinze bejeje, noneho bakazana za mbuto za mbere zeze kugira ngo bashimire Imana kubw'umusaruro. Mu cyongereza bahita first fruits. Noneho Imana mu kubara yategetse Abisirayeli yuko iminsi isabato 7 zishize, umunsi wagombaga gukurikiraho niho bagombaga kwizihiza umunsi wa Pentecote, ari umunsi w'imisaruro. Ibyo tubibona mu kubara ibice 28, kubara 28 uhereye ku murongo wa 26. Reka tuhasome twumve uko hameze. Kubara mu isezerano rya kera 28 guhera ku murongo wa 26. Haravuga ngo, kandi ku munsi w'umuganura nimuganurira Uwiteka ituro ry'umuganura, ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7 mujye muteranira kuba iteraniro ryera, ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Bishatse kuvuga iki? Imana yari yarategetse Abisirayeli yuko bazahinga bakamara kweza, nyuma bagasibira ngo ibyumweru 7 amasabato 7. Bishatse kuvuga iki?
umunsi icyumweru kigizwe n'iminsi 7, karindwi gukuba karindwi ni 49. Numa umunsi ukurikira iyo minsi 49, no kuvuga babaraga bahereye ku munsi mukuru witwa Pasika. Pasika yamaraga kubaho bakabara icyumweru cya mbere, icya kabiri, ibyumweru 7. No kuvuga ibyumweru 7 ukubye n'iminsi 7 iri mu cyumweru ni iminsi 49, hanyuma bagahita bakurikira wa munsi ukurikiyeho ni umunsi wa 50. Ariyo mpamvu na n'uyu munsi umunsi wa Pentecote wizihizwa nangwa wibukwa iminsi 50 nyuma ya Pasika. Noneho tugaruke mu isezerano rya kera. Iyo turebye mu isezerano rya kera akenshi tubona ko ibyinshi byashushanyaga kuza kwa Kristo kugira ngo ashobore gusohoza ibyahanuwe. Mu yandi magambo, Pasika ya kera yashushanyaga yari umwana w'intama watambwaga ariko yerekeza kuri Kristo, ari ishusho yerekeza ku buhanuzi Kristo azaza gusohoza. Anariyo mpamvu uyu munsi ubaho byaje gusohora ahangaha ku munsi wa Pentecote, aho turi mu byakozwe n'intumwa ibice 2. Ni ukuvuga ko Yesu yari amaze kugenda, arangije arazuka ajya mu ijuru, abwira abigishwa ngo bamurindire. Hanyuma tuza kubona ibyabaye ku munsi wa Pentecote wageze. Barangije ngo batangira kuvuga mu ndimi, bagenda ute haza umuriri. Ariko ikiriho twibandaho mw'iyi mirongo tubona ahangaha, tubona ko mw'iyi mirongo Petero yari yabwirije kuko yari ayoboye izindi ntumwa. Dusubiye inyuma gatoya batubwira yuko hakijijwe uwo munsi wa mbere abantu barenga 3,000. Kuri uyu munsi hakijwe abantu barenga 3,000. Abariho n'itorero ritangira. Noneho tekereza itorero ririmo abantu 3,000. Hano ntago turi 3,000. Ndabizi iyo twuzuye cyane hano tuba turi muri iyo twuzuye 600 n'abana rimwe bahari tukagira hafi abana kwanza yari umunsi mukuru twicaza nka 800. Urumva turacyari kure y'3,000. Noneho tekereza ku 3,000 bari abantu benshi cyane. Ikibazo ari cyo kwibaza ku itorero ryari ritangiye, mbese abantu bagomba kugenza gute bamaze kwiyongera. Icyo tubona ahangaha hari ibintu bitandukanye bagiye bakora, ari byo natwe tugomba gushingiraho k'itorero bigitangira kubaho. Abantu bamaze gukizwa, umunsi wa Pentecote wari wabayeho, ariko urimo gusoza bwa buhanuzi bwari bwaravuzwe kera kuri Kristo. Mu yandi magambo, ibyo mu isezerano rya kera yari ishusho yerekeza kuri Kristo ku buhanuzi azaza gusoza, cyangwa se icyo twakwita fulfillment, cyangwa se accomplir. Yesu yari amaze gusoza, yaraje gusoza ubwo buhanuzi. Noneho tubona igihe kigeze ahangaha kuri uwo munsi ngo hari yakijwe abantu bagera nk'3,000. Kandi batubwira ko Uwiteka Imana yabongeraga n'abandi uko bukeye n'uko bwije. None ikibazo tuvuga, iyo abantu tumaze kuba benshi, mbese ibintu tugomba kubigenza gute? Nta kindi kirimo, ariyo jambo ry'uyu munsi tureba. Ijambo twaryise gusangira ubuzima, gusangira ubuzima kw'abakristo. Ntariya dusangira ubuzima dusanzwe tuzi mu bapagani, ahubwo nk'abakristo gusangira ubuzima bimeze bite. Slide ikurikiraho iratwereka yuko uko itorero ryagenye yuko bagomba kuba icyitwa amatsinda, nangwa se icyo twita small groups. Ayo matsinda mu kubaho ni ukugira ngo afashe abakristo kuba basangira ubuzima. Iryo jambo amatsinda ubundi bayita, hari aho bakoresha ijambo ngo ni ibihande. Igihande, abaturutse mu gihande runaka kugira ngo abantu barusheho kumenyana. Hari abandi bakoresha ijambo umuryango fatizo, abandi bagakoresha umuryango remezo, cyangwa se abandi bakavuga ngo ni imitwe. Ni ukujya mu mitwe iyo bari kwiga mu matsinda, ariko hari amaterima atandukanye. Uko wabyita kose, ingirakamaro ni ukumenya icyo tugambiriye. Amen. Urabizi mu buzima habaho ibihe byiza, hakabaho ibihe bibi. Haba ibihe by'ibigeragezo, hakaba n'ibihe by'ibisubizo. Uburyo Imana yaremye itorero, yashatse kugira ngo abakristo bakurusheho kwegerana, babeho nk'umuryango, nyuma barusheho gusangira ubuzima. Mu yandi magambo, icyo turi kurebaho uyu munsi ni ukureba kuva itorero ryatangira guhera ku munsi wa mbere, Imana yagenye yuko abantu bagomba kubaho
ariko bafite impamvu bagomba kubaho ndetse n'uburyo bagomba kuba basabana bagasangira ubuzima. Akenshi rero iyo bigenze gutya haba hari uburyo ibintu bigomba kugenda ndetse n'uburyo Imana yabiteguye, kubera yuko tubona kugira ngo bishobore kubaho Imana yashatse yuko abantu baterana mu matsinda matoya. Tubona modo cyangwa se modeli uburyo itorero ryatangiye kubaho. Rya mbere rigitangira intumwa zikiriho z'abanye na Kristo zatangiye zagiraga iteraniro rinini nk'iryo twumva ry'ibihumbi 3, ariko nabwo bahagiraga uburyo bongera kugira amatsinda matoya, abantu bakarushaho kumenyana bamenyana abandi. Hari ingero nyinshi ziri muri Bibiliya, ntaraha gusa. Hari mirongo nagerageje gushira hano, igihe dufite ntabwo duhagije kugira ngo tube twayisoma yose, ariko hari mirongo itandukanye yongera kutwereka izindi ngero tusanga mu byanditswe bitubwira ibyerekeranye n'uburyo itorero rya kera ryateranaga. Hamwe tubona ni mu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 42 wa 46 hahandi turi, haravuga ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye ni wabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. Mu yandi magambo ntago babaga abakristo ariko bateranye ku cyumweru gusa, ahubwo bari abakristo no mu mibyizi, bari abakristo no mu nzira, bari abakristo no mu kazi, bari abakristo ndetse no mu ngo zabo bagasurana bagasangira. Mu yandi magambo bagasangira n'uki ubuzima. Byakozwe n'intumwa 5:42 baratubwira ngo nuko ntibasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo iminsi yose mu rusengero ndetse na ni wabo. Dusome ku byakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 3, naho hari ibindi batubwira, hari andi makuru bongera kuduha hariya. Ibice 8 umurongo wa 3 baravuga ngo ariko Sawuli we akomeza gukigikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Mu yandi magambo ubuzima bari babayeho no mu mago yabo bari babayeho ubuzima bwa Kristo. Ture byakozwe n'intumwa 25 ibice 10 guhera kuri 25 haravuga ngo Petero agiye kwinjira, Korneliyo aramusanganira yikubita imbere y'ibirenge bye aramuramya, ariko Petero aramuhagurutsa ati haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. 27 bakivugana arinjira asanga abantu benshi bahateraniye. Mu yandi magambo na Korneliyo abantu bateraniyaga niwe, ntago iteraniro ryari ku cyumweru gusa mu rusengero, ahubwo no mu buzima busanzwe barajyaga baterana. 12:11 Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu kuboko kwa Herode, ikankiza mu ibyo ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Hepfo bakomeza kuganira n'andi magambo, akibitekereza cyo asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko. Abantu benshi bari bateraniye bagira ute basenga. No mu ngo abantu bagira gute ntago tugomba kuba abakristo bo ku cyumweru gusa, ahubwo mu buzima bwose tugomba kugira ute kuba abakristo. Dukomeje n'ingero nyinshi. Ibyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 30 havuga ngo iki? Haravuga ngo maze barasohokana arabaza ati batware nkwiye gukora iki ngo nkire? 31 baramusubiza ati izere umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu muryango wawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana abuhagira inguma, aherako abatizanwa nabe bose, arabazamura abajyana iwe, arabagaburira yishima cyane nabo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. Angaha ni Paulo na Sila igihe bari bakubiswe akajyana mu nzu ya gereza. Umucunga gereza ngo yarababonye yiciye umushyitsi umaze guhinda, abonye batakiri mu minyuru bataraho bari yenda kwiyahura kuko ibihano abaroma bagombaga kumuha byari biremereye. Baramubwira ati were kwigira nabi turi hano.
barangije bamubwira ubutumwa bwiza arakizwa, ndetse tubona ko bagiye no mu rugo bakagerageza kugira ibyo bakora. Dukomeje kuri 16 umurongo wa 40 batubwira ibindi. Baravuga ngo bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira kwa Rudiya, babona bene data barabahugura baragenda. No kuvuga haleluya. Somye imirongo byinshi kugira ngo mbereke yuko ntari amagambo yanjye ahubwo ni ijambo ry'Imana. Uko itorero ribaho ntabwo tugomba guhura ku cyumweru gusa, ahubwo no mu buzima busanzwe tugomba kugira uburyo tubaho, ariryo twita kubaho mu matsinda. Cyane iki cyitwa amatsinda ni ikintu abantu benshi bakunze kurwanya. Amatorero menshi arakirwanya n'abantu benshi ntibakemera, kuko iyo gikozwe nabi gifite uburyo gisenya itorero. Abantu iyo batazi uburyo bakora amatsinda, bafite uburyo bashobora kuba bateza ibibazo, bigatuma birinda no kwirirwa babikora. Ariyo mpamvu biba bisaba kugira ngo bitegurwe neza, abantu bajye muri bya matsinda nangwa se mu bihande, kugira ngo bashobore kuba bareba iby'ingenzi byabaho angaho. Haleluya. Kubera yuko hari bamwe bakoresha amatsinda. Ndibuka rimwe nari ndi kwigisha mu gihugu cyo muri Thailand, turi guhugura abapasiteri, tugeze ku ingingo baravuga ati oya ati ibyo byihorere igisha ibindi. Ndabaza se ni gute? Ngo kubera yuko iyo dukoze amatsinda matoya, iyo ushize abayobozi bagera ku 10, babayobozi baragenda bakigumura, bigahita bihinduka amatorero y'10, buri wese akajya gutanga izitorero rye. Kuko amatorero yiwabo usanga afite abantu nka 6, abantu 2, abantu 3, baragenda bakigumura bagahita batangiza amatorero. Ati kubwizo mpamvu ntago tugomba guterana mu matsinda. Ariko tubonye imirongo myinshi yerekana ibyerekanye n'amatsinda. Igikwiriye ntago aba ari icyo. Ikibi niyo byateguwe nabi nangwa bigakorwa nabi, ariko tubona ko hari ibyagombaga gukorerwa mu matsinda. Haleluya. Icyambere turebye hariya bavuga ngo uko bari babayeho bakomeza gushishikarira ibyo intumwa zigishaga, cyangwa se batubwira ngo bashishikariye kumva inyigisho z'intumwa. Mu yandi magambo mukanya turaza kureba bimwe mu bikorerwa mu matsinda matoya. Ikindi bakoraga hariya bagombaga gusangira ibyabo. Mu yandi magambo kwa gushyira hamwe kwa kivandimwe. Amen. Twabyise ngo nugusangira ubuzima. Ntabwo ari ibyerekanye n'ubundi buryo. Kera habaga amatsinda ngo hari amashiramwe y'abamama bita ngo ni ntukaburare mpare. Mu magambo niba utaronse ngenda kurwanaho. Nabo niko bakundaga kubaho, gushyira hamwe kwa kivandimwe. Ikindi batubwira cya gatatu ni ukumanyagura umutsima, cyangwa se kubanyura hamwe umugate. Mu yandi magambo ni ugusangira ibyo kurya bisanzwe. Ikindi cya kane batubwira hariya kwari ugusenga. Ntago bahuraga bakora ibyo gusa, no gusenga bagombaga kugukorera hamwe. None reka twibaze ikibazo, mbese umumaro w'amatsinda matoya ni uwuhe? Haleluya. Ko tuyumva aho ngaho umumaro ni uwuhe? Angaha baratubwira ibyari biriho, ariko twakwibaza umumaro wabyo waba ari uwuhe? Icyambere tumenya angaha, iyo abantu bamaze kurenga 10-20 biba bigoye kumenya amakuru. Ariko kuba mu matsinda matoya, icyambere aba ari ukugira ngo abantu bagirane umubano, wa mubano ushoboye kwinjira. Mu yandi magambo nibyo bita ni umubano cyangwa se deep relationship. Ni umubano wa nyawo ugiye kure. Kenshi bakunze kuvuga ngo itorero ryo muri Afurika ngo rifite ikilometero mu bugari, ariko mu bujyakuzimu ikaba santimetero 1. Itorero ni rigari, rifite ikilometero cy'ubugari, ariko ubujyakuzimu akaba iki? Santimetero 1. Mbega na kantu gatoya gutya. Bishatse kuvuga iki? Abantu barakizwa bakaba mu matorero ari bagara ari benshi, ariko kugira ngo bagire inyigisho, bacukumbure, bagere kure, bashinga imizi, ntibabikore. Aricyo kibazo gikunze kubaho. Ni umukristo utarigishijwe, utarashinze imizi, abari wa undi hagare, ariko ikaba santimetero 1 y'ubujyakuzimu. Bishatse kuvuga iyo abantu batabaye mu matsinda, baba ari bagari nk'ikilometero,
ariko mu buryo bw'umubano bakaba bafite nk'agasantimetero kamwe. Ni ukuvuga umubano ntabwo ushinze imizi, abantu ntabwo baziranye. Icyambere, inyungu ya mbere cyangwa se umumaro w'amatsinda ni ukugira ngo abantu bagirane umubano ushinze imizi ugeze kure, kuko umuntu ntabwo amenya amakuru ya buri wese. Nubwo haba hari iki itumanaho n'iki, ariko kumenya amakuru ya buri wese mu itorero ntabwo yayamenya. Kandi mu buryo wabaho ntabwo wavuga ngo pasiteri azamenya amakuru ya buri wese amugereho, ntabwo byabaho, keretse arimo afite nk'ubuzima bw'abantu 100. Ariko iyo mukristo wa mugenzi we azi mugenzi we, niwe umugeraho byihuse. Mukanya byanejeje urugero rwiza rw'uyu mama warwaye n'umugabo we akarwara, ariko undi akashobora kumusanga. Ni ku itorero ryakagombye kubaho. Haleluya. Yamusanga akamuba hafi ndetse agatanga amakuru n'abandi, yewe runaka bimeze gutya, ariko yagize uwa mbere umugeraho. Bitabaye ibyo, umuntu ashobora kurwara akagera kuri urwo rwego akagera no gupfa nta umugezeho. Ukibaza ni uyu muntu asengana nabo? Si cyo kibazo umuntu yakwibaza. Nawe baza urware ujye kwa muganga umara iminsi mu bitaro, mu bantu musengana bose mumaranye umwaka umwe 2 3 ntihagire n'umugusura. Akwibaza niba ubana n'abantu nangwa ubana n'inyamaswa. Icyambere, amatsinda matoya azafasha kugira ute kugira ngo abantu bagirane umubano. Ikindi cya kabiri tubona aho ngaha, tubona yuko Yesu nawe yagize amatsinda matoya. Mu yandi magambo, Yesu ni urugero rwa Yesu. Nawe abantu yagize umubano nabo ugiye kure ni intumwa 12. Ariko mu bayigishe ntabwo ari intumwa 12 gusa. Mwibuke hari igihe yohereje hanze abantu 70, izindi ntumwa 70. Hari ahandi yohereje abagera mu 120. Hari aho yagaburiye abarenga 5,000. Ni ukuvuga ko abantu bari benshi. Ariko abo yashoboye kujya muri mubano w'indani winjiyemo kumara imyaka 3 bari 12 gusa. Bitari bivuze ko Yesu atarashoboye kuba yagira nabo 5,000. Ariko 12 ryari itsinda ritoya. Ahangaha iyo abantu babayeho bashobora kugirana umubano ugeze kure. Amen. Indi nyungu iri mu matsinda matoya no kugira ngo abantu bashobore guhabwa ikaze. Iyo winjiye mu itorero rifite abantu benshi biragoye kugira ngo wagire umwe mumenyana. Ariko umumaro ubaho niba ari umuntu mwabonye atuye hafi n'iwanyu, bizatuma mumuhakari mumugereho, mushobore kumuha ikaze arusheho kwegera umuryango w'Imana. Kandi n'inyungu twongera kubonaho ni inyungu yivuga butumwa ndetse no kwiga inyigisho kugira ngo abantu bashobore gukura mu mwuka babona ababegera. Ariyo mpamvu bituma abantu bamenya amakuru ya bose ndetse bakarushaho kumenyana, bakagira umubano, bagashobora kwiga ndetse bagashobora gukora n'iki nivuga butumwa. Icya kabiri twavugaho ni abayobozi b'amatsinda matoya. Tuzi ko hari bake bahamagariwe kuba abashumba, abapasiteri, ariko buri wese muri Kristo yahamagariwe kuba umuntu ugezaho abandi ubutumwa bwiza. Ariyo mpamvu mukanya nahagurukije babandi badufasha mu matsinda no kuyobora, niyo bagomba kudufasha no kuyobora ayo matsinda matoya. Mu minsi mikeya tuzakomeza kugenda tuyagabamo mu buryo bukwiriye kugira ngo abantu barusheho kumenya abayobozi babo. Ndetse nuko bizagenda bazaba bagira manda y'imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 dushireho n'abandi babandi bamaze gukura. Abatarayoboye neza bahigamire kugira ngo ibintu byere gukomeza kuba bibi, ahubwo hajyeho abandi nabo bakomeze gukora. Ayo matsinda azakomeza kubaho nyuma y'imyaka 2 bajye bahindura abayobozi. Kandi akaba ariyo mpamvu ku itariki 13 z'uku kwezi 13 igihe tuzaba dufite ishuri rya Grace, turashishikariza babandi b'abayobozi b'amatsinda kuzaza mu mahugurwa tuzaba dufite ahangaha kugira ngo turusheho kunoza ibyerekanye n'amatsinda. Amen. Ari ryo shirwa mu bikorwa rwayo matsinda. Rimwe na rimwe amatsinda matoya abantu bakomeza kwibaza mbese niki cyangwa se ntago ari iki impamvu bitabaho. Rimwe ntago ari koperative, ntago asa icyo bita social club. Social club ni club abantu babamo, na matsinda abantu babamo agambiriye ibintu, ntago ari bibi, ariko bitandukanye nuko Bibiliya ibivuga.
hari amatsinda atandukanye tubamo, wenda ni ikimina cyo gukora ibi n'ibi, hari koperative, amena, hari imiryango itandukanye yo gufasha yitwa nka za Rotary abantu babamo, hari umupira w'abavetera abantu bashobora kubamo cyangwa se iki. Iyo ni imiryango myiza ituma tubana n'abandi, ariko mu rusengero ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari social club, ahubwo uko bigomba kugira hari gahunda ibiriho. Ayo matsinda yo mu rusengero cyangwa se uwo muryango fatizo ari ibintu bigomba gukorerwamo. Icyambere kigomba gukorerwamo, haleluya, no kwigisha inyigisho za Bibiliya. Abantu bagomba kwigiramo ijambo ry'Imana. Aho bitandukaniye n'ikibina cyangwa se koperative, bagomba kugira ute? Kwigiramo ijambo ry'Imana. Twabonye abigishwa bagomba kwigisha ijambo ry'Imana ngo iby'intumwa zigishaga. Icya kabiri kiba kirimo ni amasengesho, abantu barahura bagasenga, amena. Icya gatatu kiba kirimo abantu barahura bakita kuri bagenzi babo, waba afite ikibazo runaka abantu bakamufasha kugikemura. Icya gatatu mu bikorerwa mu matsinda ni ukugira ubusabane, kumenyana, kubaka umubano, kugira ubucuti. Ikindi tubona cya gatanu kiba kirimo ni ivugabutumwa. Abantu bashobora guhura bagambiriye kuvuga ubutumwa. Ariyo mpamvu tuzavuga igihe muri mu matsinda matoya mugomba kugira inshuti z'abatizera. Niyo mpamvu tuzashishikariza abantu byibuze mu buzima ukajya ugira abantu babiri uhora usabira, usengera, batarakizwa, ngo bataramenya Kristo, kugira ngo bazashobore gukizwa. Hari umupasiteri wigeze kutwigisha, hari umwarimu wanjye turi kwiga, none akatubwira we buri gihe yarihaye gusengera abantu babiri, akabandika amazina yabo muri Bibiliya ye inyuma kuri za page zitanditseho, abari gusenga akandika umwe babiri, akongera agashiraho buri mwaka utasha agasengera babiri. Ukijijwe agaterave, ukijijwe agaterave, uwitabye Imana agacamo akarongo, gutyo. None yari afite umucuti we wakunda gusinda cyane. None ariko akamubwira, yabaga amubwiye bakahura bagasoma Bibiliya bakiga. None yarangiza akamubwira ati none uracyansengera ngwiye, none izina ryanjye riracyari muri ya Bibiliya yawe, kuko yari yaramwetse ko amusengera aho yandika amazina, ngo riracyarimo. Ngo ni sawa, ngo reka noneho manze no akomeza gusogongeraho gakeya kuva ricyanditsemo. None se akamubwira nijye izina ryawe naryanditse muri Bibiliya, ariko ntabwo ari njye wanditse mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru, ntabwo ndi Imana, ugomba gukizwa. Akavuga ngo ngo igihe rikirimo, buriya ndacyafite igihe cy'ubuntu. Buri gihe uko bahuraga, sinzi amaherezo uko byagenze, ariko menya kiriho n'uwo mugabo, ariko yarahuraga akamubaza, amakuru nimeze, umeze ute? Ni sawa, izina ryanjye riracyari muhira, ntabwo bari baricyaha akarongoya. Haleluya. Atwe tugomba gusengera abantu, kandi n'abatarakizwa tukamenya ko tubasengera kugira ngo bazagire ute? Bazakizwe, kubera yuko ni by'ingenzi kandi bifite uburyo byamara. Tukagira umubano nabo kandi tukajya tubasengera. Noneho ikindi kiriho cyanyuma gikorerwa aho ngaho ni inyigisho zo gukuza abantu, icyo twita discipleship. Mu kanya badutangarije ko hari inyigisho z'abamama, itsinda ry'abamama rigomba kujya rirahura, riyowe na Solange na Patrick, bakajya bahura hano bakagira inyigisho biga kugira ngo abantu barusheho kumenyana. Ibyo bizadufasha kandi turusheho kwegerana. Haleluya. Mu gihe tugeze ku iherezo, ku musozo, ku mwanzuro, twakwibaza ikibazo ngo mbese guterana mu matsinda mato bifite izihe nyungu? Mbese guterana mu matsinda mato bifite izihe nyungu? Twabonye ko inyungu ni nyinshi. Inyungu ni nyinshi. Dufite inyungu zo kumenyana, inyungu zo guhana amakuru, inyungu zo gusabirana, inyungu zo gukora n'ibindi birenze, kandi twese tugatahiriza umugozi umwe kugira ngo durusheho guhesha Imana icyubahiro. Mu gihe tubitekerezaho, mu gihe tukirebera kuri itorero ryo mu gihe cya mbere, natwe tubitekerezeho kandi tuzi ko Imana izakomeza kuduhera umugisha hamwe. Ariyo mpamvu guhera tariki 13 tuzakora amahugurwa kugira ngo aya matsinda matoya turusheho kuyashyiramo imbaraga. Amena. Mu kurangiza nagira ngo twongere dusome umurongo wa 42 w'igice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, twibuke icyo itorero rigomba gukora kandi urugero itorero Imana yaruduhaye.
42 baratubwira ngo bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima ndetse no kugira ute no gusenga. Reka dusenge. Uwiteka, turagushimye kuri Imana nziza. Urakoze ko watwemereye kuba mu nzu yawe, kandi watwoze kutwibukije inshingano z'itorero. Itorero ntago rigomba kuba iryo ku cyumweru gusa, ahubwo tugomba kubana kandi tukabaho ubuzima bwa Gikristo buri munsi, haba mu mirimo, haba mu ngo, haba mu byo dukora, kandi uwaturemeye kugira ngo tugire umubano, twere kubaho tugomba kwitandukanya. Ndakwinginze ngo buri ahangaha, buri wese urangaha umugisha, kandi ukomeze uturinde, uturagire, udufashe n'amatsinda tuzarushaho gukora amatsinda azaba meza, kandi azakomeza kudufasha kugira ngo tugere kuri bagenzi bacu, turusheho gutezanya imbere kandi turusheho gukura mu mwuka kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Ikora mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.